iyo umwana mu buto bwe atahawe uburenganzira, atigishijwe yuko agomba kwiha uburenganzira bwo kuvuga uburenganzira bwe, bwo kuvuga ibyifuzo bye bimukurikirana muri situwasiyo zitandukanye z'ubuzima, yewe se no muri mariage. Bitari muri mariage bikaza mu kazi, bitaba ari mu kazi bikaza mu baturanyi, bitaba ari mu baturanyi bikaza muri za nshuti ze magara. Kubera iki? Kubera yuko mu buto bwe, cyangwa se benshi muri twebwe mu buto bwacu tutegeze, mu by'ukuri bamwe muri twe bategeze bagira amahirwe yo kumva babwirwa bati mwana wanjye, mu amakimbirane n'inshuti zawe ku ishuri, amakimbirane n'uriya mwana w'umuturanyi, wiyahunga, genda uvuge ibyifuzo byawe, genda urengere uburenganzira bwawe, genda uvuge ikikuri ku mutima. Benshi muri twe nta byeke wegeze bagira, atari ukuvuga yuko aho twarerewe, muri abo batureze, batabishakaga kuduha ubwo burere bwiza, ahubwo nabo ubwabo wenda ibyo bintu ntabwo bari babisobanukiwe. None we mubyeyi, wowe uza kureba in life, ndakwinginze igisha umwana wawe mu gihe akiri mutoya kudahunga amakimbirane, kwiha uburenganzira bwo kuguma, bwo kwegera ayo makimbirane mu gihe ayo makimbirane amureba, kuko bizamufasha gukura. Kuko natangira mu buto bwe yarigishijwe buryo ki adahunga, uwo mwana yarigishijwe buryo ki mu buto bwe adahunga amakimbirane, ahubwo ko amakimbirane iyo ubona kureba uza ukayinjiramo gatoya, ukayinjiramo ukavuga ibyifuzo byawe, ugaha abantu umurongo ntarengwa, ukavuga uburenganzira bwawe, ahasigaye wabishaka ugatanga umwanya. Ariko atari kwa kundi kubwira umwana aje akubwira ati kanaka, ari ibibazo hagati yanjye na kanaka, cyangwa bari kumubita ukamubwira uti ntuzongere, uriya mwana ntuzongere kumwegera. Muri icyo gihe umwigisha iki? Uba wigisha umwana wawe guhunga amakimbirane. Iyo umwigisha gukora muri iyo mekanisme, nta gitangaje amaze gukura akisanga muri za situwasiyo zitandukanye aho agenda ahura n'amakimbirane, yayahura noneho agakoresha bwa buryo yamenyereye gukoresha wamwigishije mu bwana. Ariko iyo yigishijwe ati kanaka aragukubise, hagati yawe na wa mwana n'inshuti yawe hari ibibazo, okay, genda uvuga icyifuzo cyawe, mwigisha uwo mwana uburyo avuga uburenganzira bwe abwira abana bagenzi be. Ariko umwana twe kumwigisha guhunga. No muri politike niko bimeze. Ibi si ibintu gusa mbese munuze mu rushako. No muri politike iyo inuze ibihugu bitumvikana, ntabwo kimwe gihunga, ahubwo kiragenda kikavuga ibyifuzo byacyo, kikerekana uburenganzira bwacyo, byaba ngombwa kigasubira inyuma ariko cyamaze kubivuga. No mu buzima bwacu munuze muri za mariage cyangwa muri relation n'abandi ni gutyo bimeze. Ibi ni ibintu bitangirira byari bikwiye gutangirira mu mwana ukiri mutoya, aho ku mashuri, aho mu muryango, umwana agatozwa yuko mu makimbirane ntuhita uhunga. Mu rugo ukamwigisha uburenganzira, kuvuga uburenganzira bwe, buryo ki utanga ibitekerezo byawe udahise ujya mu ntuze gutera abantu amapfunsi. Kuko iyo amakimbirane, iyo hari amakimbirane, wa wundi ntashobore kuvuga ibyifuzo bye,
yanabivuga mbese ntihe uburenganzira bwo kubivuga, amira umujinya. Uko amira umujinya niko biva kuri etape y'inuse y'amakimbirane hakageraho noneho etape y'umwiryane, abantu bagatangira kurwana, abana bagatangira kurwana. Kubera iki? Kuko bategeze bigishwa uko bagomba kuvuga ibyifuzo byabo mu mutuzo, uburenganzira bwabo bakabwerekana bakabuvuga. Niyo mpamvu byatangirira bino bintu mu bana batoya.